iyo umuntu amaze kwambura ubwene gihugu kavukire akavuga ati n'ubundi mwebwe naje aravuga ngo mwebwe naje kumenya ko mutari abakongomani ubu ijambo babwiye mbere amaze kubaka ibyangombwa namenye ko mutari abakongomani muri inyeshyamba muri abanyarwanda baje mu ishyamba n'abagande nuba ko maze kubagira abanyamahanga deja byamaze kurangira noneho bisa nkaho bibarakaza bibyutsa uburakari kuko hari usutari bakenga avuga ngo twashatse ukuntu tuva aho ngaho urumva ko ubwo bahavuye mu buryo butoroshye ko yavuze ngo twashatse ukuntu tuva aho ngaho bivuze ko uko baje siko bagiye none bisa nkaho byongeye kubyutsa uburakari rero barongera barihuza mu kwihuza no gwavuze bati rero uriya muri batangiye kudushyira ku ruhande avuga ko tutari abanyarwanda kandi azi akamaro cyangwa se ibyo twakoranye azi urugendo rurerure twakoranye kugira ngo agere ku butegetsi aza biganiro n'amasezerano twagiranye akaba dushyize ku ruhande bishatse kuvuga ko icyo gihe ntabwo kidukeneye ntabwo kidushaka baravuga bati rero reka natwe rero dutangire nubwo biragaragara ko twashaka uburenganzira bw'abakongomani bavuga ikinyarwanda none ntibuzashoboka nabo butazashoboka rero mureke tubuharanire bazamukana iyo moto niyo bazamukana bavuga bati iyo ni motivation dufite dushakire uburenganzira abakongomani bavuga ikinyarwanda noneho nawe agiye kubitera nk'ingabo mu bitugu yemeza ko babandi mu Ventura bakoranaga sibo ahubwo ni RDF y'u Rwanda uruva ko bamaze kuba totally abanyamahanga icyo gihe baba bavuye muri system ko nabivuga nyine bituma noneho ashaka akomeza avuga ko nta kintu bagomba kuvugana nabo nta biganiro nta bitewe n'iki MPO TV. Yes, twongeye kuba ikaze kuri MPO TV by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mubana natwe waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda tuguhaye ikaze mu kiganiro. Uyu munsi tugiye kugaruka cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo hakomeje kuba imirwano ihuje mu 23 ndetse nabo bahanganye FARDC. Rero tukaba dufite umuntu ugiye kudufasha kubyinjiramo Jadamo tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Uyu munsi haramutse imirwano hagati ya M23 ndetse na FARDC aho bikomeje kugenda bivugwa ko M23 ngo ikubitwa inshuro cyangwa se FARDC iri gukoresha indege za ndege yagiye ihabwa nabo mu burengerazuba ndetse n'izo yiguriye ubwayo na nari ya madrone yahawe n'Ubushinwa hari n'inkunga Kisekedi yaramaze iminsi avuye mu Bubiligi bamwemereye ndetse bamwemera n'imyitozo ibyo byose bikaba ari ibintu biri kugenda bifashe FARDC kurwana nayo 23 ariko nanone andi makuru ava ku rundi ruhande rwa 23 nyuma yuko FARDC itangaje ko yakubise inshuro M23 M23 nayo yaragarutse irongera tangaza ivuga ko ibice yagiye ivamo yabivuyemo ku bushake nta mirwano ibayeho ndetse itanakubiswe ngo n'ikimenyetso nuko yagiye yigarura ibindi bice byo mu burasirazuba bwo mu majyaruguru ya Kongo bakongera akavuga ko habayeho kubumbatiza umutekano wabo mu bice bari bagiye bafata mbere ngo bagenda babona ko kubera aho bagiye bafata ari hanini kuhakontora harabananira bahitamo kugira ngo hagire aho barikura hari amakuru yo ku ruhande rwa Kongo harandi yavuze mu nyuma yuko hageragejwe kudeta muri Kongo yo kudeta ntikunde abandi bakavuga ko itari kudeta ahubwo kari agakino ka leta ko kugira ngo ibashe kwivugana bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse amakuru ahari akavuga ko harimo abantu bari kujya bagenda bicwa baba abadepite abandi ngo abasirikare bakomeye abandi ngo abaturage mu bijyanye no kugira ngo bavuge ko bagize uruhare muri iriya kudeta ndagira ngo mw'ibyo bintu byose tugiye tuvuga turi buze kuganiraho n'abakunzi ba MPO ndagira ngo utwinjiremo utusobanurire M23 iri gutsindwa cyangwa wenda ibyivuga n'iby'ukuri bijyanye n'amakuru bari gutangaza cyane cyane mbaje gusuhuza abakunzi ba MPO TV ibintu biri kwera muri Kongo rero muri Kongo hari kubera icyo twakwita ni seri ni ikinamico y'amaseri kuko buri wese arabyuka agatangaza kandi ntagire ibimenyetso na bimwe yerekana ubwo tavuga ku ruhande rwa leta nayo mu Ventura akagenda igatangaza nayo n'igi ibimenyetso yerekana ariko igakomeza yishimangira ko ibice ifiteyo itagomba kubivamo
noneho ku ruhande rwa leta nabo bakavuga ko ibikoresho byose bamaze kubyakira, abakomando bose bamaze gutozwa, abasirikare hafi ya bose bamaze kubatoza uburyo bagomba gukoreshamo inkunga bahawe. Hanyuma bakavuga ko babonye n'izindi nkunga zikomeye cyane cyane hari umutwe bazanye bita ngo ni PMC, Private Military Company, nayo igomba kuza gufasha mu mutekano. Aho ngaho bakavuga ko iyo Private Military Company cyane harimo abasirikare b'Ububirigi, harimo abasirikare b'Ubufaransa, bakavuga ko harimo n'abandi basirikare ba Afurika y'Epfo ariko baje batari muri SADC. Urumva ko n'abandi bantu bazanywe kugira ngo bacungire umutekano. Noneho kugeza isaha bakavuga ko bo bagenda bakubita inshuro M23 igatera kuri ibice yari yarafashe. Ariko M23 bagakomeza ivuga ko ahubwo iri kugenda irekura ibice cyane byo muri Sud Kivu kugira ngo igende isubire muri Nord Kivu, noneho ishake uburyo yagarura umutekano, kuko byagaragaye ko hari abazarendo yafashe bashatse kwiyungana nabo ariko batazi umutima wabo wose. Baraza ariko bakajya bakora ibikorwa bibi byo komeza kwambura abaturage, bakomeza guteza imidugararo, kandi bamwe barabashyize mu gipolisi kibice bagiye bafata, abandi bemera ko bagiye bamanitse intwaro bagiye gusubira mu buzima busanzwe, ariko ntibabikurikiza, bagacunga bakabaca muri humye bakajya guteza umutekano muke mu baturage. Rero ibyo M23 yatangaje yavuze ko yabiretse ibyo bice cyane muri territoire ya Karehe kugira ngo isubire inyuma igenda ikaze umutekano w'ibice yari yarafashe. Ariko FARDC kavuga ko yabamishijeho urusasu. Ariko andi makuru akomeza azamuka kavuga ko hari ibitaro bya hospital ya Rwindi bavuga ko byahawe inkunga ya Moruge izajya itwara ibikwamo imibiri y'abasirikare baguye ku rugamba. Ruva ko icyo gihe rero niba ibintu bimeze gutyo ruvuga ngo byarahinduye isura. Niba umujenerali uruyoboye ibitaro atangaza ko bahaye inkunga ya Moruge, ruvuga ko ku rugamba birakomeye. Ibitangazwa sibyo biri ku kibuga cy'imirwano. Ariko hari amakuru menshi yagiye atangazwa nyuma y'uko M23 ivuga ko igenda ifata amateko abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi n'aba SADC. Ndetse amakuru yavuzwe niba hari ikiganiro cyanyuzwe cyateguwe na Scovia yahuye ariko na Sultani Makenga. Yego, na Sultani Makenga yatangaje ko hari ubusobanuro Makenga ubwe yivugiye. Avuga ko kugira ngo barwane ngo muri 2013 bategeze batsindwa, ngo habayeho ngo ko bashyizweho igitutu n'imiryango mpuzamahanga bakahitamo kurekura Goma bari barafashe. Arongera mubaza ko byashobokaga ko icyabaye n'ubundi gishobora kuba ubu ngubu niho iki gitutu bakongera bagishyirwaho. Arongera avuga ko bitakunze. Hari ukuba wenda abantu benshi bazi ngo M23 yaratsinzwe, nayo ubwe gatangaza ko itatsinzwe, ariko ngiye simbibona gutyo. Nta kundi kuntu wenda byari gutangazwa cyangwa yari kubivuga bijyanye n'uruhande ariho. Ndagira ngo utwereke ese M23 ibyirwanira bitandukanye n'ibyo yarwaniraga muri 2013, bijyanye n'ibyo wenda General Sultani Makenga yatangaje bijyanye n'ibiri ku mbuga y'urugamba. Ikigaragara cyo tugendeye kuri interview bagiranye, cyane tugendeye kuri interview ya Sultani Makenga, we yavuze ko icyo barwaniraga n'ubundi nicyo bakirwanira, ntago barwana bashaka gufata igihugu. Yavuze ko barwanira uburenganzira bw'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, avuga ko bari gukorerwa gisa na genocide. Nubakomeza avuga ko nicyo bakomeza kurwanira. Ahubwo we yaravuze ngo baratubeshye, badushyizeho igitutu, leta nayo igira ibyo yemera yadufasha twakoranamo nayo, ariko ntibyakorwa. Bidakozwe mu gihe bagiye gutuza bavuga ati dutuze turebe aho bizagana, birangira nta kimwe gikozwe. Babonye nta kimwe gikozwe nibwo bongeye kwiregurupa bajya hamwe, barongera bafata gahunda bavuga bati rero turabona ibyo twemerewe, amahoro ntari kuboneka muri bino bice birimo abakongomani bavuga ikinyarwanda, barakomeza gutotezwa, barakomeza kwicwa, barakomeza mbese ibintu byose uburenganzira bwabo bwapfuye. Akakomeza avuga ko bagomba aricyo kintu bagomba guharanira, bagomba gushyira imbere. So rero ukurikirana neza kumva n'ukuntu aho yakomereje yumvikanishije ko inzira y'ibiganiro yo irashoboka, ariko inzira y'intambara yo yavuze ko yo idashoboka. Yo ndagira ngo ngaruke nkubaza, hari ibyo yatangaje. Yavuze ko ngo kuva 2013 bamwe bahungiye mu Rwanda, abandi bagahungira muri Uganda. Ariko bavuga ko bongeye kubitekerezaho bakagaruka, kandi ngo yavuze ko aho bari n'ibyo yabumvikanye ngo buriya na Kisekedi ngo bari kumwe ngo aho bahuriye muri za Kinshasa, ngo barangije babaka ibyangombwa byerekana ko atari abanyamahanga, ngo ahubwo ari abakongomani, ngo barabitanga, ngo birangira ngo babibashubije
ngo ariko ngo banga gushyira mu masezerano. Yego. Uko ubona harabayeho kuba leta ya Kongo ubwayo yarasubiranyemo, Yego. cyangwa Kisekedi yagiye ku butegetsi mu buryo busa nkaho bwari butunguranye, cyangwa nk'umuntu wari wapanzwe ko agomba gushyirwa ku butegetsi. Yego. Hari ibindi bintu aza gukorana n'abo bantu bari bamushyize ku butegetsi. Yego. Ariko bikarangira abisubiranye. Yego. Tugende ngiye uko nabyumvise, numvise ko amagambo Makenga avuga, numvise ari nkaho ari byo ashaka kuvuga. Yego. Wenda ibyo bemeranye na Kisekedi yabahindutse, akaba ibyo byahise bituma bafata intwaro Yego. cyane. Yego. Ariko tukibaza niba barafashe intwaro ku gihe cya Kisekedi, wenda imirwano yiyongereye ku bwa Kabila nabwo bakaba bafite intwaro. Uravuga Yego. ko mu 2013 barwanaga, Yego. ari Kabila uyoboye. Yego. Ibyo bintu ubyumva bihuza ute n'imirwano iriho ubu ya 23 ya 2013 na 23 ya 2024? Erega ndagira ngo duse nk'abahera inyuma gatoya, duhere cyane cyane ku butegetsi bwa Kabila. Kabila nawe yarazi ko icyo kibazo cya M23 gihari, ariko bo ntabwo bavugaga ko bakora igisara jenoside, bavuga ko hari uburenganzira batabona, akabafata nk'inyeshyamba ziri aho ngaho. Noneho Kisekedi yaje kuri pressure, urumva yaje nk'umuntu w'umunyamahanga uje kuyobora igihugu. Twigize kubivugaho hano, yaje umunyamahanga uje kuyobora igihugu. Noneho aje kose ukuntu baganiriye n'uwo yaragiye gusimbura, yabwiye ati dufite ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro ABCD, arayimwereka. Aravuga ati iyi mitwe nayo ugomba kuyishakira ibisubizo, ugomba kuyishakira uburyo ugomba gukemura ibibazo, Kongo igatekana. Noneho we ajya kuri pressure itewe n'iki cyane cyane, itewe n'uko icya mbere aje mu gihugu rega kivukamo, ariko nta kimenyero kuko ntabwo aricyo yaratuyemo, nta gihe kinini yarakimazemo. Aje muri situation noneho y'umutekano muke uremereye igihugu nka Kongo muri rusange. Aje ahantu ibihugu by'amahanga byose ariho bihanze amaso, kuko bifite ibyo bihakura, buri wese mubwira ngo kora ibi. Urumva ko yaje mbese atariwe 100%, yaje afite ibindi bintu navuga abamutegwe cyangwa se abamutegwe bamushyizemo. Noneho aje niyize kubabwira ko hano M23 bajyanye ibiganiro, yari mu bantu bashinzwe umutekano wa perezida, igihe rwose kigera nko ku mwaka cyangwa urengaho gatoya. Noneho nyuma baza kutumvikana bitewe n'iki, urumva ntago inyeshyamba zose zajemo, ahubwo baravuze ati kuva wagize ku butegetsi akaba twiyegereje, tugiye kugirana ibiganiro, bamwe bajya mu gisirikare cya leta, abandi basarendinga. Ubwo ibyo ngibyo ntibyakorwa. Bidakozwe babaye Kinshasa, bahamaze amezi 11 bari mu bintu by'ibiganiro, bari gushaka ibisubizo n'iki. Ariho babafatiranye babaka ibyangombwa byose. We araza arababwira ngo ntago muri abakongomani, ntabwene adumva ko aho ndongera nkubaze iki kibazo. Niba wenda bari kumwe Kinshasa, bari baziranye, barakoranye, no muri opposition bari kumwe. Yego. Si nk'ibintu byabaye nko kugira ngo wenda bahindukane, bitewe n'ibyo iyo umwe ageze ku butegetsi yumva ashaka amafaranga cyane, cyangwa se ahita ahinduka bijyanye n'abasanze bamuha inama aho ngaho, n'abasanze bagomba kumwereka ko igihugu kigomba kuyoborwa, agahinduka bagenzi be. Niba byaragenze bityo akabaka ibyo byangombwa, yarabizi ko ari bamwe nawe, yarabizi ko ari abakongomani, yarabizi ko bari muri opposition imwe, bose icyo barwanira ari kimwe. Niba byaragenze bityo, kuki M23 yihutiye guhita ifata intwaro ngo ijye kumurwanya? Bijyanye n'uko yari umuntu umwe wari ukoze ibyo ngibyo kandi basezeranye, bijyanye n'uko yaraje ari umuntu mushyashya atarasanzwe, bijyanye n'uko se wa Kisekedi, Etienne Kisekedi ariwe muntu wari urambye muri politike ya Kongo. Ibyo bintu ubona atari agakino bubwabo bikina, bakina bagakina ku maraso y'abaturage ba Kongo, bakina bagashaka kubifata bakabigira ibintu biremereye cyane. Yego. Ega burya iyo umuntu amaze kwambura ubwene gihugu kavukire, akavuga ati n'ubundi mwebwe naje, aravuga ngo mwebwe naje kumenya ko mutari abakongomani. Ubu ijambo babwiye mbere amaze kubaka ibyangombwa, namenye ko mutari abakongomani, muri inyeshyamba, muri abanyarwanda baje mu ishyamba n'abagande.
nuba ko maze kubagira abanyamahanga deja byamaze kurangira noneho bisa nkaho bibarakaza bibyutsa uburakari kuko hari arusutari mu kinga avuga ngo twashatse ukuntu tuva aho ngaho urumva ko ubwo bahavuye mu buryo butoroshye ko yavuze ngo twashatse ukuntu tuva aho ngaho bivuze ko uko baje siko bagiye none bisa nkaho byongeye kubyutsa uburakari rero barongera barihuza mu kwihuza no gwavuze bati rero uriya muntu batangiye kudushyira ku ruhande avuga ko tutari abanyarwanda kandi azi akamaro cyangwa se ibyo twakoranye azi urugendo rurerure twakoranye kugira ngo agere ku butegetsi aza biganiro n'amasezerano twagiranye akaba dushyize ku ruhande bishatse kuvuga ko icyo gihe ntabwo kidukeneye ntabwo kidushaka baravuga bati rero reka natwe rero dutangire nubwo biragaragara ko twashaka uburenganzira bw'abakongomani bavuga ikinyarwanda none ntibuzashoboka nabo butazashoboka rero mureke tubuharanire bazamukana iyo moto niyo bazamukana bavuga bati iyo ni motivation dufite dushakire uburenganzira abakongomani bavuga ikinyarwanda noneho nawe agiye kubitera nk'ingabo mu bitugu yemeza ko babandi M23 bakoranaga sibo ahubwo ni RDF y'u Rwanda uruva ko bamaze kuba totally abanyamahanga icyo gihe baba bavuye muri system niko nabivuga nyine bituma noneho ashaka akomeza avuga ko nta kintu bagomba kuvugana nabo nta biganiro nta bitewe n'iki yarazi neza ko nibajya kumeza ibiganiro byanga bikunda ibyo bavuganye hari ahantu biripotinze hari inyandiko zabyo zihari avuga ati abantu rero ninjyana nabo biganiro bakerekana ibyo twavuganye imbere bakabona ko na kimwe cyakozwe icyo gihe ngenzi nzagaragara nabi so ahubwo ikiriho reka nabo bashyire ku ruhande ahubwo nshaka izindi mbaraga zikomeza kugenda zirwana nabo we akomeza kugenda nyine yenyegeza umuriro kugeza iyi saha bigeze ubu ngubu amakosa yose amakosa hafi nka 75% wayamushyiraho ariko aho ngaho M23 yakomeje kujya ugenda itangaza ko nta ibo ari abakongomani ubwabo barwana yego barwana ariko niba kuri icyo kiganiro Scovia hari ahantu yageze aravuga ati ubwe bijyanye n'ahantu yarari nubwo atarahazi ngo bamujyanye asa nkaho bamuhishe nyine kugira atamenya ahantu agiye ariko yavuze ko hari abandi bantu yumvaga bavuga what happened inyuma mu gikari agashaka kujya kubimenya bakamuhisha bakamuzinzika byumvikana ko harimo abandi bantu b'abazungu cyangwa abandi bantu batari abakongomani bari aho ngaho bashobora kuba ari abaterankunga ba M23 iyo bijyanye no kwihakana ko nta bandi baterankunga ifite iyo yirwanaho ubwayo bijyanye nuko amahanga avuga ko hari ibindi bihugu biyifasha byo hanze bijyanye nuko abantu benshi korana nabo atari abakongomani ubwabo ndagira ngo ngaho duhisura erega M23 uko nakomeje kujya mbisobanura M23 n'abakongomani twavuga 100% ariko bafite abandi bantu nabo bafatanye nabo ko yaravuze ngo dufitemo abarundi dufitemo abagande ariko abo nabo bafatiye ku rugamba hari abandi noneho b'imbere abo b'imbere rero ni bya bihugu nakomeje nkubwire bya bihugu by'amahanga bikomeza bikora intwaro zicuruzwa zicuruzwa ari umutekano mukeya abo bose rero nibo twakwita baje kwishakira izindi nyungu muri Kongo ahubwo bakaza mu mutaka wo gushaka amahoro kandi mu by'ukuri ati cyo kintu kibazanye cyo kintu kitacyumvikana cyonyine kuko hari ahantu muri la video rero babonye ahantu yahereye bakamera avuga ati dore ubu ngiye kureba ngiye kureba general ahantu hanini cyane ubona ahantu hanatekanye ubona ari kumwe n'ingabo ubona n'abana bakina abana mu muhanda bakina bano nta kibazo bira rero nibyerekana ko ntabwo M23 ariyo gusa M23 ifite ibintu bihugu byose byihishe inyuma biza bikomakoma kuri Kongo bikomakoma ngo turayirwanya ariko ibyo bihugu birahari biri gushaka izindi nyungu zabyo reka nguye nk'urugero rutoya wabonye inuza ni igikorwa remezo bari kubaka hariya yego cya kintu aho turibuze kuhagera turuhagera bavuze ko bashoje intambara cya gikorwa kirimo kirakorwa baravuga bati ntago kizahagarara gikomeze gikorwe natwe tujye kurwana bivuga ko abo bantu ubwo nubwo ari leta yabazanye gukora ibikorwa remezo kigenera abaturage ariko ubwo bari under control dina M23 kuko bari muri hehe bari mu nuza zabo mu mbibi niko nabita zabo mu ngarigari zabo kuki se niba M23 ko ari inyeshyamba zidashaka umutekano kuki abo bantu bakomeza gukoramo kandi hakorwamo n'abazungu bakora uramuyobora ariko ahenshi aho ngaho bizwi ko wenda FARDC muri projet zayo no mu ntego zayo bagenda batangaza avuga ko
itegetswe kuzambura M23 ibice byose yafashe. yego Ibyo ngibyo ni ibintu bizwi, Yego. ariko nanone bikibazwa niba ndagira ngo tumenye niba abo bantu bavugiraga inyuma mu gikari cyangwa hose hatemewe Yego. ko yinjira. yego Habayeho ubwe yivugiye ko harimo abantu yumvise batavuga igifaransa cyangwa batavuga iringara nk'uko abakongomani bayivuga, Yego. bandi bo ku rundi ruhande. Yego. Abo bantu nibo bantu wenda batera inkunga, tuvuge ko wenda ari bo cyangwa ari M23 imeze nk'agakingirizo. bo ntabwo nahita agakingirizo ko muteri kuko bo ibyo barwanira bakomeza kugenda bisobanura kandi banabihagararaho, ahubwo ikintu nakwemeza cyo nuko abo bantu bafite mu buryo bumwe cyangwa ubundi bafatanyamo na M23 cyane cyane mu bikoresho, nabo bakagira gute bagakomeza bakavoma ibyo bavoma muri Kongo bijyana mu mahanga, kuko nose niba harimo abantu bavuga icyo kirimi n'icyongereza ubundi bavugaga cyane, sibyo nibo bantu bahari, abo bantu M23 yabakuye he ko muri Kongo nta icyongereza kivugo Kinshasa nabwo n'abantu bake cyane wabarera no ku ntoki, sibyo Nibyo kwibazwaho nyine niba abandi. Uganda n'abasirikare ifiteyo nibo bavuga icyongereza, sibyo Kenya n'abasirikare ifiteyo nibo bavuga icyongereza, mu Rwanda turi birenge ntabariyo kuko abasirikare East Africa babakuye nibwo bagiyeyo, abanyarwanda ntabwo bagiyeyo, u Burundi ntabwo buvuga icyongereza. Bishatse kuvuga ko rero ahubwo niho twahera tubona igisubizo cya kibazo twibazaga tuti se M23 ikura hehe ibikoresho, niho twahera tubona igisubizo. Ubwo birumvikana ko aho bakura intwaro naho hose nyine naho abo ngabo baturutse, abo twakwitanga bafatanya ibikorwa. Kuki se noneho birukaniye kugenda bafata aba diaspora, izo nazo ni izindi mbaraga watekerezaho. So rero bivuga ko M23 ifite ibindi bihugu cyane cyo gusanga n'ibihugu Kisekedi rukanyiragamo kujya gusaba inkunga n'iki, usanga nabyo bifitemo akaboko, kuko nta gihugu na kimwe kuri iyi si muri bino bihugu bikomeye bidakeneye umutungo kamere uri muri Kongo. Akaba ari nayo mpamvu usanga buri kimwe cyose cyerekana impuhwe kuri Kongo, kandi ugasanga izo mpuhwe ziri hafi ya ntazo kuko bafite ibyo bishakira. Ndagira ngo aho ngaho wenda niba wenda ari ibintu byabaye M23 nk'uko bitangazwa, bikaba bivugwa ko ubwayo abakongomani bafite icyo barwanira, ariko bikaga umuntu uza mu isura bagenda batanga cyangwa igenda igaragaza ko aho bafashe nta gahunda bafite yo kuzaharekura, nubwo ibiganiro byaba nubwo wenda batangaza ngo bazashyira intwaro hasi nihaba ibiganiro ngo bumve kumvikana na leta, ariko mu isura tubona n'imboni tubona nta gahunda bafite yo kurekura. Urabona hashobora gukurikira iki? Njye nakomeje kubisobanurira mbere, wenda kubwira ngo icyo Kongo agombaga gukora ntiyagikoze, habwo ishaka izayibika kugikora ibihe byararenze, ibintu byageze iwandabaga. So no kuvuga ko rero aho ibintu biri kugana, kuko niba tubona aho bafashe bakuranya abaturage bakabaganiriza bakabizeza ibikorwa remezo bakabizeza umutekano bese ibintu byinshi cyane babizeza, ni ukuvuga ko bo mu ntumbero zabo nta kurekura guhari. Rero dushobora gushiduka Kongo habayemo ikintu gisa cyangwa se cya balkanization ka tubivuge gutyo, dushiduka ari icyo kintu cyabayeho, cya gice kikaba ari igice kiri libre cyangwa se Kongo kwemera ikagira icyo bita Etat Federal, nicyo kintu cyaba igisubizo. Ariko none ugasanga nibakora Etat Federal nabwo bizazana ibindi bibazo, kandi naba na balkanization nanone twabonye ibihugu byagiye bisa nkaho byikomaga ngo tuza ngo birakomeye, cyangwa se intara zigashaka kwigira igihugu, noneho byarangiza ukabona ntago bigenze neza uko babiteganyaga. Bivuga ko rero balkanization ni ikintu cyo kwitondera, ariko habaye go Kongo yemera igakora Etat Federal, icyo gihe hari umusaruro mucyenda byatanga uko n'ubundi yego ku gace kagira ubuyobozi bwako n'ibindi bice bikagira ubuyobozi bwako, ariko no bikagira nk'urutirigongo aho bishamikiye hose. Rero nkumva ko kujya muri balkanization go Kongo yakwemera ko bazica bakora ko haba wenda Etat Federal. Ariko niba wenda M23 ntago ifite inyota cyangwa se mu byo bavuga, ntago bavuga ko bagomba ngo bashaka ikindi gihugu muri Kongo, ahubwo bivuga ko bashaka ngo umutekano w'abakongomani bose abavuga ikinyarwanda, ari abandi ngo bahejwe cyangwa batagira access kuri leta, abo ngabo nibo bavuga ngo bari kurwanira. Ariko mu mboni z'abantu bagaragara si twe tubivuze twenyine bwa mbere, babona ko aho M23 yafashe itazarekura, yaba Kongo ivuga ngo izahabaka ku buryo bw'intambara. Twumvise yaya
byamaze gutangazwa ko Muyaya yakuwe muri guverinema n'abandi bagiye batandukanye hashinzwe guverinema muri Kongo, ariko bavuga ko uburyo bw'intambara ariyo kiba aribwo bwonyine busigaye butakoreshejwe. M23 kavuga ko bizakemurikira mu biganiro kugira ngo bikemukire mu ntambara bijyanye n'uko wenda Kongo ifite intwaro yizeye isoko y'ahantu izakura intwaro, bijyanye no mu 23 nayo ivuga izakura intwaro kandi ko itazegera itsindwa. Ese ubundi M23 ifite bushobozi ki bwakabaye butuma ikigejeje aya magingo iresista hagati y'ibihugu birenga 5 barwana nabyo? Iyo resistance n'ahandi hantu ituruka, ikigaragara cyo nk'uko nabisobanuye, M23 ifite abafatanyabikorwa mu buryo bumwe cyangwa mu buryo buri hidden, mu buryo buhishe, sibyo? Niba twaravuze ngo niba umunsi ku munsi ibihugu by'amahanga bikomeza gukora intwaro zicuruzwa naho hose ari umutekano mukeya, M23 rero nayo ifite mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibonamo ibyo bikoresho. Ahubwo noneho ikintu cyabaye ikibazo gikomeye cyane nuko mu 2013 yari M23 gusa, none hajemo AFC M23. Ni ukuvuga ngo hajemo igice cya politike, kandi bura politike ni ikintu kinini cyane. Ntuzite kubare ngo ni abantu bangahe babe babiri babumwe ariko bakujegeza bura politike ni ikintu kinini cyane. So rero icyo gihe niba binagaragara ko AFC nayo irimo irakora, niba kuko M23 mbere yafataga ahantu bakadekara gusa amafoto twafasha aha bikarangira, bakavuga ko noneho niba hazamo n'abayobozi ngo uyu nguyu niwe muyobozi w'iyi territoire, bagashyiraho n'igipolisi, bivuga ko bya bintu byahinduye isura. Ni ukuvuga ngo ntabwo bakiri abasirikare ahubwo hajemo n'igice cya politike. Icyo kintu rero urebeye kure ukareba kure aho bigana, byanga bikunda biriya bice mu Venezuela gifata bizarangira byiyomoye kuri Kongo ihitemo ko baba federal state cyangwa se bahitemo ko ibikibi igihugu. Abone nta yandi mahitamo ari avuga ngo reka twemere twamaze gutsindwa cyangwa twamaze gukubitwa hasi, reka twemere balkanization cyangwa heme habeho amatora. Kuko kiriho cyo ntabwo Kongo ubwayo ntabwo izamanika ivuge ngo turatsinzwe, M23 ntabwo izamanika ngo turatsinzwe. Ibyo bizabivuga ko bizabigaragara ko ibyo yarwaniraga ntabwo bishoboka, ni imirwano ihora. Nibidashoboka rero bari abaturage bose bonaga ari ku kibuga baje mu mbwirwa ruhame ya M23, nabo bazigumura kuri leta, sibyo? Usange n'ubundi nibazo bikomeje kugenda bikurikirana. Ariko ngiye cyo mbona nk'igisubizo bakubiretse hakaba federal state, byari igisubizo cyiza kandi kitagiyeho kibangana. Igihugu intara niba ari intara ishaka kuba state kwa ikaba state ikagira ukuntu iyoborwa, ariko biturutse hejuru Kinshasa, bikozwe na leta, ikajyaho imirongo ngenderwaho. Ariko ibihugu byinshi bya East Africa ibyinshi biyashaka, harimo ibishaka balkanization, harimo ibishaka ko Kongo iguma ari igihugu gifunze kuri yacyuzuye, harimo ibindi bihugu bishaka ko Kongo yagabanika ikaba ikindi gihugu. Ibyo ngibyo niba bimeze bityo biramutse bibaye, inyungu ihari ni iyihe haramutse habayeho balkanization? Balkanization burya nta nyungu igira ahubwo ni ibihombo gusa. Reka dufatire urugero kuri Sudani y'Epfo. Ubonaga ko yari ifite amashagaga, ibintu bikomeye cyane, tugomba kwigenga. Ariko kugeza iyi saha ntavuga ngo iki, nta mutekano, nta buzima buhari, nta kibese, nta byose ni nta kintu kimwe gihari, kandi bagiye kumara imyaka nibura 5. Urumva ko icyo gihe niba bigaragaye ko balkanization nta musaruro itanga turebeye aho byagiye bigeragezwa kubaho, ahubwo icyaba kizima bakora federal state. None burya eta imwe ishobora kugira ifite uburenganzira bwo kuba inshuti n'igihugu ishaka, kidashaka ikagireka, ni ibintu bisanzwe. Ubwo ushobora gusanga wenda urugero mu Rwanda dufite projet nyinshi za Canada zikorwa hano mu Rwanda, ariko iza mushusho state nazo tugira, iza Oklahoma nazo dufite, ni nkeya ugereranije cyangwa se nta nazo. So ni kuvuga ko rero state igira uburenganzira n'ububasha kuko iba yigenga yo kugira umubano niyo bo bashaka. So rero mbona icyatanga umusaruro cyiza ni federal state kuruta balkanization. Tusatira ku musozo w'ikiganiro cyacu, ndagira ngo nkubaze ikindi kibazo. Ese turebye iriya host ya Yulia mama urwa Gasabo cyangwa se Scovia yafasha akagenda akajya
kwa Sultani Makenga generale nubwo Yego. wenda ari generale w'inyeshyamba ariko ni umuntu ukomeye Yego. abarinzwe ku rwego rumeze nk'urwa perezida Yego. bijyanye n'uko aba yikanga impfu za hato na hato bikozwe na leta Yego. ya leta ya Kongo Yego. uko niwe uyirwanya. Yego. Ubundi Scovia ni muntu ki ubasha kugenda guhabwa access cyangwa se kuba yakwemerwa n'umutwe w'inyeshyamba kuriya bakamuproteja akagenda akagera kuri terre agahostinga twagiye tubona ya hostinze n'abarundi bafatiwe ngo ku rugamba ahostinga ingabo za leta zagiye zifatwa harimo abakoloneli harimo ababa n'abasadeke uwo muntu ni muntu ki iyo access igirwa n'umunyamakuru wari we wese ubundi je ukuntu mbibona mu mboni zanjye iyi access buri nyamakuru wese bishaka yayigira ariko bitewe kuyihabwa uti impamvu ngo bitewe ni ukuvuga ko M23 yo isa nkaho yabuze ahivugira yabuze uruvugiro ushobora no gusanga ari nayo ibifunguye ivuga ngo utugana twe turamwakira uko bavuga bati twebwe nubwo batwita inyeshyamba ariko nta rugomo nta bwicanyi ntaki sibyo bakavuga ati ariko icyo twabuze aho tuvugira nibakora cano urugero bagakora cano wenda yitwa M23 TV baravuga si tuzayigeza he nyiri izasakaza ibyacu gute nibajya kuri X bagakora X bavuga ko bazajya bumva nyine turi kwikina ari uko bavuga ati tugomba kwivuga neza amahanga ntayibone neza bakavuga bati rero niba tutajya kuri radio Okapi ngo tuvuge niba tutajya kuri TV Kongo tuvuge reka no twebwe duse nkaho dufunguye ushaka kutugana abisabe nitwo ntacyo bidutwaye aze akuri kiganiro niba nta kibazo ahubwo ushobora gusanga hari benshi basabye bakangirwa ariko wenda kubw'amahirwe yasaba bakavuga ati sawa si ubwa mbere kuko nk'ubu tubona ndetse habe n'amakuru ba BBC usanga bari ku rugamba rwose ari ku rugamba gutya avuga ati riturikiye muri metero 2 akabagezeyo dore haguye inzu gutya babaho so rero nabwo n'ubunyamwuga bukomeye n'ubunyamwuga burenze no gukunda umwuga bikomeye cyane iriya ni credit ihambaye cyane nyuma yuko bigize bityo nagiye nkurikiye utundi tufoto twagiye tukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo ni intasi ngo Scovia ngo ni intasi ngo n'umutasi wa mbere w'umugore ngo ibiki nyira ariko nyine ni abantu bagendaga biyongeraho twabo hari ikintu ushobora gutekereza twavuga ati se ni gute niyo muntu wenyine washatse amakuru ya 23 akagera kuri tere ese yajyaga avugana n'abavugizi ba 23 ariko kuri telefone yego agakora inkuru noneho bijyanye nuko ntoyigereye kuri tere akabonana na generale agahostinga imfungwa zafashwe nyine ni ibintu ushobora gutekerezaho ukavuga ati se niba abo bantu barakoze ibyo biganiro bakabivugaho gutyo hari uko byaba bimeze nibyo oya icyo ngicyo cyo kushaka kumuhuza nawe nakumuhuza nawe M23 nacyo cyo ntago ari cyo ntabwo ari cyo gusa nge icyo mbona n'ubunyamwuga buri abuhambaye kuko inese kuki bandi babahamagara kuri telefone nimero zabo ziba zaravuye he ahubwo gufata initiative bakavuga ati niba nzibonye reka wenda ngerageze ndebe ko byakunda profitiye mukavuye profite ndebe ko byakunda cyo gusanga abandi babitekereza ariko akavuga ati se akumva nyine afite amakano kako base najya ku rugamba nagira gute ariko nibusabye bunabo bati nta kibazo zaze umutekano tuzawurinda ahubwo cyakingenera bana naratinya buriye ni kwicara ahantu uzi mu nyeshyamba ukabona ikiganiro gikozwe nta kikango nta bwoba ntaki kandi bakubwira ko hari FRDC hari Sadeke hari abantu ngo private military company hari abacancuro hari abarundi hari ibidege babonye hari drone babonye nta no kwika ko zicaho haruguronga bivuga ko bira ibintu byose bishobora kuba ari nk'ikinamico ari nk'akantu baduhubitse ibi bikoresho yego bihari ko bikabitana nakoreshwa hari kuko ntago wambwira ngo wicaye ahantu ku rugamba isaha yose muraganiriye bura n'ubunyamwuga bukomeye cyane dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu urakoze ku bw'ubusesenguzi duhaye no ku bw'amakuru duhaye tubwira abakunzi bacu wakanze subscribe n'umuntu w'ingirakamaro cyane n'utari wayikanda ikigeni cyo cyiza cyo kuyikanda kugira tukomeze kubana umunsi ku munsi niba wanayikanze kandi wirekera aho ngaho kanda no kuri like kugira ngo nabyo bigira icyo bidufashe murakoze cyane murakoze